mwongeye kwirirwa abakunzi bacu. Mbere yuko dutangira banza urebe iyi video. Kuri uyu munsi tubyukiye ku nkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'uko bita Gloriosa cyangwa se Gogo, musanzwe muzi nka Gogo, yitabye Imana kuri izi tariki yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwa 9 mwaka 2025, ariko inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki 4. Uyu rero musabye Imana Gloriosa yavukiye ahita Rwamagana muri Fumbwe, aho yavutse ku itariki 12 ukwezi n'ukwa 4 umwaka ni 1989. Mu buzima busanzwe uyu Gloriosa yarasanzwe ngo afite icyemezo cy'uko abana n'ubumuga. Uyu rero Gogo wavukiye Rwamagana muri Fumbwe yitabye Imana afite imyaka 39, akaba yishwe kandi nuko ngo yarasanzwe afite ubumuga, akaba ari bimwe mu byatumye atabaruka. Gogo rero na timu ye imufasha, team management iwe irimo Babikem ndetse n'abandi, bavuye mu Rwanda kuwa 4 w'icyumweru cyashize. Nuko mu kuva mu Rwanda kuwa 4 w'icyumweru cyashize bagenda bagiye kwitabira igitaramo bita Gogo yari afite muri Uganda kuwa 5 ndetse no kuwa 6. Nuko Gogo kwa 5 no kwa 6 aragenda, ibintu bigenda neza. Nuko ku munsi wo ku cyumweru rero baza kuba bakerekeza mu mujyi wa Kampala. Icyo gihe berekeje mu mujyi wa Kampala ngo Gogo hari contract yagombaga gusinya, hari company bari bagiye kuba bavugana na bagomba kuba bakorana mu bintu bijyanye no kwamamaza. Rero nuko bakihagera bagezeyo rwose Gogo arangije atangira kurwara. Ararwara cyane ngo dore ko n'ubundi busanzwe yarasanzwe ahura cyangwa se yarasanzwe arwara indwara y'igicuri. Yagezeyo rero ngo neza indwara iramufata. Indwara ngo imufashe bagira ngo ni bya bindi bisanzwe, bagira ngo nyine ni kwa kundi nasanzwe ahura nabyo, ariko akongera akamera neza. Ariko ngo indwara yaramufashe iramufata ku rwego nyine rw'uko bageza bakabona ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe bitamubaho. Babona ni ibintu bidasanzwe kuri Gogo, nuko muri uko kubona ari ibintu bidasanzwe kuri we, biza kuba byatuma nyine birangiye bafashe umwanzuro, baravuga ati reka noneho tumujyane kwa muganga, ibi ngibi kuko ni ibintu dusanzwe tutamuziho. Rero niko baje kuba bafata uyu Gogo bamujyana mu bitaro biherereye mu mujyi wa Kampala, aho bita muri King Doctors Medical Center Kampala. Uyu rero Gogo agezeyo niho yatabarukiye. Yitabye Imana ari aho ngaho ageze mu bitaro, nibwo yaje kwa yakitaba Imana uyu Gogo. Ariko nanone urumva nyine bamugejejemo aho ngaho, ari noneho baza kwa byarangiye bababwiye ko yitabye Imana, ariko yabanje guhura na ya ndwara yiwe ngo y'igicuri, bivugwa ko ngo yarasanzwe arwaye. Nuko rero mu kumujyana mu bitaro, mbese kandi bivuga ko akigera mu bitaro nta n'amasaha 2 ngo yashize rwose, nta masaha 2 yashize atitabye Imana rwose. Yagezeyo isaha 1 2 inkuru ibibaye icyo bati Gogo yatabarutse, bati yitabye Imana. Bitewe nuko ngo icyo gicuri ngo yararwaye ngo cyageze aho gituma ngo atangira kugenda abura umwuka, ndetse kandi aribyo byaje kuba byava mu riske yo kwa yakitaba Imana. So rero reka turebe uyu Gogo Gloriosa. Mbese uyu Gogo Gloriosa mu buzima busanzwe nuko nguko byari bimeze, mwumvishe indwara yarasanzwe afite, ariko noneho reka turebe Gogo mu buzima busanzwe bwo kuri social media. Uyu Gogo rero mu buzima busanzwe bwo kuri social media ni umukobwa waje aza ari umukobwa utangaje, ni umukobwa waje atangaje mu bikorwa bye, ibyo yakoraga byose. Ukabona uburyo yaririmbagamo stories, uburyo yateragamo story iyo yabaga ari kuganirira abantu, wumvaga afite ngo ijwi ritangaje, uburyo avugamo bikaba ari ibintu byatumaga yattract abantu, bituma nyine abantu bavuga bati kabisa Gogo uburyo avugamo ni byiza, cyangwa se bifite ukuntu bidukura, bifite ukuntu bishimishije, bifite ukuntu bikura abantu.
none muri ibyo bintu muri ubwo buryo yavugagamo biza kuba byatuma abantu bamukunda nyine bitewe n'imvugo ye, ariko nanone n'uburyo yaririmbagamo. Uburyo yaririmbagamo nabwo yaririmbaga mu buryo butangaje niko navuga, ariko nanone akarimba indirimbo ziramya Imana, indirimbo zihimbaza Imana. Abantu bakavuga bati uyu mukobwa uburyo yaririmbamo, confidence aba afite, ibi byonyine nibyo bituma indirimbo ziwe zikundwa. Indirimbo ya mbere navuga yiwe yatumye akundwa cyane niyo bita Blood of Jesus, aho yavuga ngo every day I need blood of Jesus. Niko yavuga ngo I need blood of Jesus. Rero iyi ndirimbo everyday I need blood of Jesus ya Gogo Glorious niyo yatumye akundwa. Abantu batangira kumubona, batangira kumureba, baramubona rwose, birangira abaye icyamamare. Mwagiye mubibona yagiye mu gihugu cya Uganda akorera igitaramo. Icyo gitaramo yarahatwitse, abantu bose bari buzuye, abantu bose yarabanejeje, akoze ibintu bidasanzwe muri Uganda kabisa. Uwo bita Gogo yaragiye neza akora igitaramo, abantu bose baratungurwa bati koko uyu ni Gogo. Kuko nyine ahantu yari yagiye, ibaze ko yaratangiye no kugera ku rwego rwo gutumirwa akava mu gihugu. Hari n'abahanzi dufite hano mu Rwanda batararenga imbibi, ariko bakaba bitwa abahanzi bakomeye batararenga imbibi, batumiwe mu bitaramo byo hanze. Ariko bita Gogo rwose mu gihe yaramaze kitari gito amenyekanye, urumva ko yaratangiye gutumirwa mu bihugu byo hanze. Urumva aho yaratumiye mu gihugu cya Uganda, aragenda araperforminga, arakubita, aho yari yagiye hose baruzura, abo baje gufana Gogo. Si ibyo gusa kandi, uretse n'abo bantu bari baje kumufana bari buzuye, hari na kampani ngo zari zatangiye kuba zamusaba ko bakorana mu kwamamaza. Izo kampani rero zari zamusabye ko bakorana mu kwamamaza, akaba nimwe muri kampani yo muri Uganda ngo bari bagiye gukorana mu kwamamaza, akaba yitabye Imana ari kugana kuri iyo kampani. Iyo kampani ikaba yarabaga yakoreraga mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero nibwo ngo bari bagiye kubugira ngo uwo bita Gogo ngo basinye contract. Nuko muri uko kugenda ngo basinye contract, Gogo yaje kuba yageramo hagati ngahura n'indwara n'ubundi yarasanzwe abana nayo, akaba ngo yari indwara y'igicuri. Rero biza kuba byarangira ngo bamujyanye kwa muganga. Nuko mu kumugeza kwa muganga ni amasaha 2 yamaze, yahise yitaba Imana. So rero ubwo urumva rero ikintu navuga ni inkuru ibabaje, ariko niyo mpamvu dukomeza nanone kwihanganisha abantu badukurikiye, twihanganisha bakundaga uyu mukobwa bita Gogo Glorious, kuko nyine ni umukobwa navuga ko warukunditse, ni umukobwa navuga ko yara ibintu bye byose na muntu ni wa muntu waje akaba n'aka kanya agiye nta kintu kibi kiramuvugwaho. Hari abantu benshi bajya baza ukumva umuntu bari kumuse runaka, ukabona umuntu aramamaye ariko akahita haza utuntu tw'utubogamizi, sinzi niba ariko navuga kaza utuntu tw'utu vegetable roti, utuntu tw'utubogamizi tukagenda tuza, abantu bakaza bamwe baza bavuga bati Gogo, reka twe kuvuga Gogo tujye ku bandi abasitari batandukanye. Tujya tubona abantu runaka bamamaye ariko mu kwamamara kwabo akahitaza amasaga atandukanye. Ukumva nka runaka yamama, ariko hari abantu bari kuza bavuga uyu nguyu byagenze gutya, uyu byagenze gutya, bakaza bakavuga bakanasesengura hahise. Ariko uyu bita Gogo we ntabwo byigeze bimubaho. Abantu bose baba interested no kwamamara kwiwe, ndetse biranabanyura rwose, ahubwo abantu bose birabashimisha cyane ko nyine unure uburyo ubuzima yarabaye mu buzima bworoheje cyane, ubuzima bwo kwiyoroshya. Ari umuntu nyine uca bugufi abantu bose, kandi n'umuntu navuga ko atigeze amenya ko ari umustar, ntabwo yigeze amenya ko ari umustar ngo yikomeze, ahubwo yagumye ari wa wundi Gogo twari tuzi, yagumye ari wa Gogo waje bwa mbere kuri kamera, ahuguma ari wa Gogo n'ubundi ugumya nyine akora same rhythm ntabwo changing apana, kwa kundi ubona abana baza hashirigiye neza ukabona ubustar neza babanye bwinshi, ariko bita Gogo yagumye kuri ya rhythm. So rero nuko nguko byagenze. Inkuru ya Gogo ni inkuru
inkuru ibabaje cyane, ariyo mpamvu ndi kwihanganisha abantu mwari musanzwe mukunda Gogo, nihanganisha inshuti n'imiryango ndetse n'abandi bantu bose muri hafi bari bamubaga hafi management yiwe kabisa. Reka mbihanganishe, twifurize Gogo kugira iruhuko ridashira kabisa. Yari umuntu mwiza, n'ibyo bahita bavuga ati kabisa, mbese sinzi ukuntu navuga, ariko ni bya bindi bavuga ngo isaha y'umuntu, umunsi w'umuntu wageze, nyine uba wageze. So reka mbe mini ahangaha, mbifurize kugubwa neza, anytime twagaruka tukaba updatinga. Kora subscribe rero kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.